mu mirwanire ndetse no kureba buryo ki yasubiza inyuma FDNB yakamirije mu buryo bwo gufata umujyi wa Uvira. Na operasiyo zikomeye mu rukerera rwa kare kuri uyu munsi mu gitondo ku munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 6/02/2026. Operasiyo zikomeye strategic diff ya Karemi iragaragara ko ariyo ntego M23 ifite. Fardc nayo bamaze gukora joint night operation zikomeye yo gutuma M23 izakomeza gutera intambwe yigarura ibice bitandukanye. Abariyo baremeza ko hagaragaye operational superiority ya Fdnb mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko Fdnb yamaze kongera ku mirongo y'imbere y'urugamba itsinda ridasanzwe rya medical evacuation readiness. Nubwo rero nta makuru ahambaye yakomeje kugenda agaragara y'imikorere, biravuga ko kuri bagiye kurajya bita ku basirikare babo ku mirongo y'imbere y'urugamba mu rwego rwo kumagabanya abashobora kugwa kuri uru rugamba. Ni mu gihe kandi Fardc yamaze gukora ibizwi nka securing of real bases ndetse na logistic hub nkuko bigaragara bijyanye nuko birinda igihombo gikomeye cyo gufatirwa ibikoresho ku rugamba ndetse no mu gihe babitwara ugasanga M23 irabyigaruriye no mu rwego rwo kugira ngo bace ubumafia bumaze iminsi bugaragara mu ba Fardc basanzwe bagira uruhare rukomeye mu kugambanira ibikoresho bakabigurisha ku mutwe wa M23. Ibi niberutse gushimangirwa kandi no kwemezwa na Dr. Oscar Barinda twaisi wa porte parole wa AFC ku rwego rwa Politique. Ni mu gihe kandi ari makuru akomeye hari agaragaza ko ari gutegurwa withdraw tactics mu misozi itandukanye icungamiye Uvira. Bikaba rero ushobora kuza kwa amahirwe akomeye imirwano ikomeye cyangwa se ibyago ku rundi ruhande. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bigaragara ko Fardc na Fdnb bari gutegura surprise effect mu masaha y'ijoro, aho bavuga ko bagomba kunguka ndetse no guhindura ibintu bifashishije igicuku. Ni mu gihe kandi ni makuru aragaragaza ibijyanye na neutralisation cible. Bikaba rero byemezwa kandi bikavugwa ko hari kugenda harwanywa ibijyanye na enemy element infantry, aho bivugwa ko bamaze gukumira ibijyanye n'uko umwanzi ashobora kwinjira mu mirongo yo bahanganye mu buryo bwari bwo bwose. Fardc iri kubikora. Ni mu gihe kandi byemezwa kandi bikanagaragara ko hari kugaragara patrouille offensive nocturne mu bice bitandukanye bigenzurwa na Fardc na Fdnb bijyanye n'amakuru akomeye yamaze gutangazwa ndetse no kwemezwa na bamwe mu ntasi za M23 zafashwe. Ibiro bikaba bihura neza na forward deployed yatumye abaho blocking position mu bice bigenzurwa na M23. Si ibyo gusa rero biravuga ko General Sultan Emmanuel Makenga mwenyewe agiye kuza kuyobora operation zikomeye hano muri Uvira. Ibiro bikaba bijyana na area control counter domination ndetse n'ibijyanye na area ndetse na mobility operation bigiye kugaragara kuri Tanganyika. Ho haravugwa ndi makuru akomeye mu masaha make atambutse. Fdnb bikomeje kurungika abasirikare benshi muri Baraka muri operation ikomeye. Force protection measures zamaze gushyirwaho mu rwego rwo kugira ngo Fdnb yirinde infiltration mu venture ishobora kwerekeza ikaremi. Ni mu gihe kandi ibi byose biri gukorwa kandi bikagenda bijyana n'amakuru akomeye agaragara ndetse anemezwa bijyanye n'ibiri kugenda bitegurwa bijyanye na disarray tactics cyase n'ibijyanye na position strategic zimaze iminsi zitegurwa. N'urugamba rukomeye mu isura nshya. Hakaba rero hongerewemo ibindi bidasanzwe bijyanye na operation de virage strategique nkuko rero bigaragara. Byose biri kugenda bikorwa kandi bikagenda bigaragara ko Navy Force ya Fdnb na Fardc iri kugenda yongerwamo imbaraga zidasanzwe kuko babona ko kwerekeza Karemi M23 ishobora kubikora yiyoberanyije ikabikora mu buryo bwa gisirikare irwaniye mu mazi over nagezweho ku mirongo imbere y'urugamba. Ni mu banywanyi muze turebe ibigezweho mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 6/02/2025. muri iki gitondo cya muri aka gatondo ka kare turi kumwe ku murongo wa telefoni na Roko Informo wacu Safari ugiye kutubwira uko bihagaze ndetse n'ibiri kugenda biba. Bwana Safari, comment la situation? Ibintu ni hatari nakubwira ko imirwano ikomeye
nakubwira neza ko aba FDN bajengerejemo 23 nyuma y'uko bari baje gutanga l'info ku wazarendo bari bakubise bikomeye ku buryo bukomeye. Ndakuga ko imirwano yabaye yari ikomeye cyane ku munsi w'ejo. Abenshi bari bazi ko hoteli Karibu Lodge yasenyutse bitewe n'imirwano yahabereye ndetse no mu bice bya Kirimo ya kabiri, aho byagaragaye ko imirwano yahinduye isura. Ibi bikaba byatumye abenshi bavuga ko amaoperasiyo ari gukorwa muri ibi bice bya Uvira abyaza kutorohera M23 mu gukomeza gucunga uno mujyi, ndetse bigaragara neza ko n'ubundi uno mujyi wa Uvira waziwe n'aba FDN batoroshye cyane ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe kandi byose biri kuba, izo operasiyo ziri kuba n'ubundi bikomeje kugaragara neza ko no mu gice cy'epfo muri teritwari ya Fizi naho imirwano ikomeje kurimbanya. Urumva ko ni ibintu bikomeje kugenda bihurirana, ndetse ubona ko M23 byatumye bihagurutsa bamwe mu bayobozi bakomeye, ndetse nkaba nakubwira ko makenga ari kwiga urugamba, ndetse turi bubone impinduka zikomeye nyuma y'uko abonye ko natareba neza umujyi wa Uvira bari gufate mu buryo bworoshye, kuko ubona abasa nkaho bawugotagose ntaho M23 wayibonera mu buryo bukomeye. Mu gihe kandi byose biri kuba nyine nakubwira ko haba mu misozi amaoperasiyo yose ari gukorerwa mu misozi, n'ubundi ategeye umujyi wa Uvira no hafi no mu mujyi wa Uvira, bigaragaza impinduka zikomeye cyane na strategy abasirikare b'aba FDN ndetse n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga zidasanzwe. Nagutangariza ko maginga ya mu bice byose ubona M23 yagiye ifata hari kugenda habonekamo imirwano. Nakuvuga ko muri za Kigongo hari ababurakota bakomeje guca abatanga raporo mu kuza guhereza imisada bano barwanyi bari mu mujyi no hagati wa Uvira. Urumva ko n'ubundi kandi tuzi ko hano za Kigongo hakabaye n'ubundi hari mu biganza by'abakora kuko M23 niyo kontrola ndetse no muri biriya bice ugakomeza na za Makuru, bigaragaza ko n'ubundi bitewe ko nuko bagiye bavuga ko ubuke bwa M23 bituma ku mirongo y'imbere y'urugamba bitaborohera mu mirwanire. Bikaba byatumye bamwe batangira ko ati nibareba nabi umujyi wa Uvira urajya mu biganza by'aba FDN ndetse n'ihuriro rya Fardc bakomeje gukataza mu kuzengereza iyi M23 isa nkaho yari yamaze gushyira ibintu ku murongo. Ni mu gihe kandi nubwo ibi byose biri kuba abaturage bishimye banezerewe, nakujyana nko mu Minembwe hari amaze iminsi hagaragara umutekano muke. Nakubwira ko bamwe bakomeje kwikanga nyine mu bibogobogo ko abasirikare babo bamaze kugenda bahagera, bivuga ko bari gushaka kwerekeza mu Minembwe amaze iminsi bari mu byishimo. Ni mu gihe kandi bari kwishimira n'ubundi umuyobozi wabaye visi guverineri uwo bita Nzabinesha Gati Mukiza, niwe wabaye visi guverineri ubu akaba aherereye za Bukavu. Bigaragaza ko nyine hari impinduramatwara agiye gukora muri uno mujyi wa Minembwe wahoze ufite ibibazo bikomeye cyane. Uyu nguyu ku batamuzi yagiye ayobora ibice bigiye bitandukanye, yigeze kuba na chef de poste muri za Muhunda, aho bigeze no kuba burugumesitiri wa Minembwe perezida Tshisekedi atari yaza angabikureho. Ibi ngibi bakaba harimo no kwishimira yuko M23 yatumye Minembwe igira agaciro, ikaba nayo yaragiye muri teritwari, nayo yarabaye teritwari mu gihe iyo nta poste n'imwe yari igifite, yasaga nk'ahantu na hamwe ifite, ukaba yarabaye ikaba yariyongeye ku yandi materitwari. Urumva ko nayo isiga ari teritwari. Ibi nibyo bigaragaza ibyishimo ndetse no kuba banezerewe, ariko no mu bwoba bukomeye cyane, kuko nakubwira ko opozero imirwano naho igenda iboneka, ndetse nakubwira ko zayogobogo naho imirwano bisa nkaho bari mu myiteguro ikomeye yo kuba abazamuka bagana mu Minembwe. Niyo mpamvu rero
side Kivu ikomeje kugenda igaragaza imbaraga nyinshi ndetse abasirikare ndetse ibihuriro rya Fardc n'aba FDN bubona ko bashaka kukotakoda ino side Kivu kugira ngo bacanganyikishe M23 aho bavumbuye umugambi yuko M23 ishaka kubifita abasirikare bakeya batabasha gukontorora ibice byose by'ino side Kivu. Ni mu gihe kandi n'ubundi nubwo ibyo biri kuba abakomeje gufunga aho ingabo ziri ku mirongo y'imbere y'urugamba zaswima abashaka kwavasa kugira ngo baze gereza amakobora nyine mu bice n'amaboko yagiye ifata, ariko n'ubundi ingabo z'amaboko yatuze kugenda zibasubiza inyuma ku rwego rwo hejuru. Ibi byose biri kuba hose ubona ko hari ikibazo gikomeye. Amadubu nayo akomeje kugenda yerekeza azakarimi aho ntabwo utamariza ko ubumagingo yabageze kure mu buryo baciye za nzira z'igitaka nk'uko nari nakubwiye ko bitazaborohera. Asinzire uko bimeze magingo aya andi gutohoza amakuru neza kugira ngo menye uko situation imeze ku mirongo y'imbere y'urugamba aho bageze kure barenze kuba mugezi n'ubundi usa nkaho urimo werekeza muri biriya bice, ndetse bigaragaza ko bamaze gufata gahunda ko bagomba kwerekeza Karimi bakarukura abaturage, kuko navuga ko fiziyo mu magingo ya M23 niramuka iyazo za baraka bizayorohera, kuko hari abaturage biteguye kwakirana ubwunzu M23 bitewe n'imiyoborere y'iyi M23, ndetse nakuvuga ko abafurero bakomeje kugaragaza uruhande baherereyeho aho basa nkaho bavuye ku gitekerezo cyo gukomeza kunga ubumwe na leta y'Kinshasa ndetse na bamwe bajyaga bakorana abo mu bwoko bw'ababembe. Ibi rero bikaba bigaragariza ko amahirwe M23 yaba isigaranye akomeye, ari uko n'ubundi yaba isigaranye abaturage, kuko abaturage aribo babasha gutabara M23 kubera ubuce bwo ku mirongo y'imbere rw'abasirikare, kubera ko ibihuro bya Fardc rifite abasirikare batoroshye ku rwego rwo hejuru bigaragarira buri wese ku mirongo y'imbere y'urugamba. Nibyo bwana Safari, kugeza ubu kubirebana na deployment ibyo bihagaze gute? Uburundi mu masaha ashize bumaze kwinjiza abasirikare benshi banyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Ku ruhande rwa M23 byo bihagaze gute bwana Safari? Nakubwira yuko n'ubundi M23 ku munsi w'ejo n'ubundi yadeployinze n'ubundi yazanye abasirikare ndetse izana n'ibifaru. Urumva ko iri kugerageza buryo ki kugira ngo irebe ko yasaranganya. Icyo nakubwira cyo ibanga rikomeye naganiriye n'abawe mu Zarendo bambwira ko n'ubundi M23 bamaze kuvumbura ko ari bake, ariko ari bake akaba ariyo mpamvu bagiye bagaba ibitero mu makarita agiye atandukanye kugira ngo bagende babacanganyikisha babaca intege mu buryo bugaragara, kuko akenshi na kenshi nyine iyo barimo bavansa bajya gufata ibindi bice usanga ariho umusaza bawushyize mu bindi bice nyine ugasanga harimo bakeya babandi baba bari ku mapatruyi. Urumva rero kuba abangaba ibitero kuri patruyi bihita byorohera abo Bazarendo, kuko nibo bari barahaye izo misiyo, ariko bimaze kugaragara ko M23 bimaze kwisuganya nayo ikomeje kugenda yongera umubare w'abasirikare muri iyi side Kivu. Ibi bitari bworohere ingabo z'Abarundi bari bizeye ko bagiye gukubita M23, kuko mu bigaragara kongera abasirikare no kugira ngo bagabe ibitero mu makarita agiye atandukanye byo ingabo z'Uburundi magingo zikomeje kugenda zohereza abasirikare badasanzwe kugira ngo maze kurebera hamwe uburyo ki bakwavansa urugamba ndetse bagasubiza M23 inyuma nk'uko bari kuri misiyo ikomeye. Ukuboko k'Ububirigi ko guhagaze gute Safari n'abatized bamaze iminsi bari kuvugwa muri iyi mirwano muri side Kivu? Nakubwira yuko Ababiligi n'ubundi nabo aribo bari kuzana amaraso bamwe muri bo, kuko ndumva icyo nakubwira cyo hano za swima hamaze iminsi haboneka bamwe nakubwira ko hari nabo bafashe ubugwate M23, navuga ko hari nabo bane bapfira ku rugamba, kuko nibo basa nkaho bari aho bita kwa Mboko nibo bayobora amaoperasiyo, ariko bigaragaza ko n'ubundi M23 icyo ishaka gukuramo irashaka kugenda kugira ngo irebe ko yasenya ibirindiro byabo
bidatinze impamvu yabushobora kuhasenda kuko niyo gahunda niho yerekeje umutima. Niyo mpamvu ubona ko bahise bacanganyisha abana 23 kuko nta munsi byari butware kugira ngo basenye ibirindiro by'ababiligi bakomeje gutegura urugamba n'ubundi hano hafi na za Baraka. Bigaragara ko n'ubundi bakuyemo aho ababiligi bari bagasa nk'ababasubiza inyuma, byaza korera mpamvu kugira gufata ino axe ya Tanganyika Baraka ndetse bakizera n'umutekano wose. Hari icyatangiye gukorwa nakubwiye ko n'ubundi n'ubwo ibi byose biri kuba naho kugira turi kwerekeza Mboko. Iri kugenda mu buhe buryo? Iri muri operation cyangwa ni mu buryo bwa infiltration civile? Ni imirwano, hari kugenda haba imirwano, urumbere kugenda n'ubundi ikora imirwano ikomeye yerekeza imbere kuko n'ubundi abatanzania bari kugenda bakabaza kuyigabaho ibitero, ariko nayo igenda yerekeza inzira zerekeza nyine kwa Mboko kugira ngo barebe uburyo ki bahagarika kohereza amadrone kuko amenshi n'ubundi ntasigaye aturuka aho n'ubundi Burundi bwasaga nkaho bufite urwikekwe nubwo nabwo amadrone agiturukayo n'indege z'intambara, ariko n'ubundi bisa nkaho bimanuka kugira ngo bajijishe aho kugira ngo ahaguruke nyine babone ko aturutse Bujumbura akagenda akamanukira n'ubundi Burundi akambukira kwa Mboko. Bisa nkaho n'ubundi babigize akabari abanza kugwa n'ubundi akabari bahita bayahagurukiriza akajya kuzenguruka acunga umutekano ananeka gahunda zose zibera muri Sud Kivu kuko nakako mu Minembwe na n'ubu amadrone bakiyohereza ariko ntacyo kibasha gukora kuko bamaze kuvumbura uburyo ki ndetse binagaragara ko bamaze kugira ubwoba ko bakomeje gukomeza kurasa abaturage bitazaborohera. Ibi ngibi bikaba bigaragara ko n'ubundi ari intsinzwi kuri bo, aho bigaragara neza ko n'ubundi nibareba nta 23 nihagera birasa nk'ibyirukana noneho babura aho ahantu bazajya bahagurukiriza ayo madrone ndetse n'izo ntege z'intambara zisa nkaho ari mu ibanga rikomeye babajijisha abaturage kugira ngo batazajya bavuga ko n'ubundi bikoresho bituruka hano i Bujumbura. Naho kubirebana n'abahunga n'abahunguka byo Safari urabitubwiraho iki kugeza ubu? Maginga ya nta abaturage bari guhunguka muri ibi bice byo muri teritwari ya Fizi. Yego. Kubera yuko n'ubundi harimo ab'ubwoko bw'abafurero ndetse n'abarende bakomeje kugenda ahubwo aribo bahunga abagiye mu bice bya Tanzania, bakomeje za Karimi bambukira za Karimi nyine bakomeza bajya mu za Tanzania. Ariko abaturage bamaze kumenya nabwo kandi ni bamwe muri babandi bavuga ati noneho katubayeho batari bizera bagiye bakora amakosa. Urabona bamwe muri abaturage bakora amakosa aho bagendaga bica bafasha ndetse n'abasirikare bamwe na bamwe bakica abo mu bwoko bw'abanyamurenge, bafite ubwoba ko wenda abanyamurenge bakwihimura se mu buryo nagiye uganira na bamwe muri bo bakumva ko wenda abanyamurenge bashaka kwihimura, bityo bamwe b'abanyabwoba nyine nakwaga b'abanyabyaha bamwe bagafata utwangushye bagahunga. Ariko bamwe n'ubundi basobanukiwe yuko 23 nta kibazo cyayo ndetse n'abanyamurenge aho bagiye bagaragariza urukundo mu minsi mikuru aho basangiye nabo mu bice bigiye bitandukanye bagiye basangira nabo aho babaje inka abo mu bwoko bugiye bitandukanye bakajya gufata inka mu banyamurenge bukabona barasangiye ndetse bakaba banabahamagarira kuza kwiyubakira ibice bimwe na bimwe. Ntabwo bari kugenda bahunga cyane kereka bamwe muri abo ngabo nyine baba bafite icyo kibazo. Yego Safari, tugana ku musozo wenda niba hari icyo tutibutse kukubaza wakitubwira maze tugasoza amakuru yacu. Icyo wenda bagiye kumbaza sinzi, ariko icyo nakubwira nuko umutekano mu Minembwe utuje ndetse ubona ko hari icyizere ko abaturage batangiye kugira ibyishimo, ndetse ubona ko na muvoma Minembwe uzamuka n'ubundi mu bijombo ukomeza